ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe aho uri hose. Mbese urashaka kwishima? Mbese urashaka kunezerwa? Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9. Umva ihame: kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Urashaka kwishima? Urashaka kuruta bagenzi bawe? Umva ikintu Imana igusabye, ngo kunda gukiranuka wanga ubugome, ngo Imana yawe ngira kurutisha bagenzi bawe gusiga amavuta yo kwishima. Soje nkubwira ngo akira amavuta y'ibyishimo uyu munsi, akira amavuta yo guseka uyu munsi, akira amavuta y'umunezero. Umuntu ufite ubugome najya yishima, yakwishima sasa agira amavuta yo guseka? Reka da, bugome. Umuntu ufite ubugome ahora hekenya, umuntu ufite ubugome ahora n'amashyari, umuntu ufite ubugome nifuza ko ari ikiza umuntu yageraho. Bani kurinda ubugome mu izina rya Yesu. Kuko wakunze gukiranuka, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, maze ngo ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Ariko siko gukiranuka bituma Imana ihereza umuntu ibyishimo ikamuzamura igakoza izina rye? Shoje nkubwira ngo ibukuri we biri mu bigize amahame.